yabashije hari kimwe cyabashije kugwa ku nzu y'umuturage ariko kubwo amahirwe Imana ikinga ukuboko ntiyagira umuntu ugwa muri iyo nzu. Ndetse biravuga ko hari n'amatungo y'abaturage ashobora kuba yarashwe aho ngaho, ndetse hari naho twigeze kubona bavuga ko hari umusirikare w'umukongomani cyangwa se wa FARDC wabashije kwambuka ku butaka bw'u Rwanda arasa umuturage. Uwo muturage we bivuga ko yamaze gupfa ndetse yamaze kugezwa mu nzu y'uburuhukiro cyangwa se morgue. Mu by'ukuri ibyo byo birababaje, tunabwira abantu ba nyiri uwo muntu ngo bihangane, abagize uwo muryango nta kundi byagenda. Ariko icyo twavuga cyo nuko mu gihe aba bantu bakomeza kurasa ibisasu mu gihugu kitarimo intambara, mu by'ukuri ntabwo ntekereza ko byaza kubagwa amahoro. Umuyobozi w'u Rwanda ariwe Perezida Paul Kagame ajya avuga ngo hari umurongo utarengwa, hari umurongo utukura. Hari umurongo utukura. Ngira ngo n'uyu munsi yahumurije abanyarwanda abiziza ko ibera muri Kongo bitazigera bigera mu Rwanda. Bivuze ngo intambara irareba abakongomani ubwabo. Ku ruhande rw'u Rwanda hararinzwe ku buryo bitageraho iyo ntambara yakambuka umupaka ikaba yagera no mu gihugu cy'u Rwanda. Niko bimeze rero. Besa umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yahumurije abaturage, arababwira ati rwose mugende muhumure, mukore imirimo yanyu nk'ibisanzwe, mutekane. Ati rwose umutekano w'u Rwanda urarinzwe, nta kintu na kimwe kirabura cyawuhungabana. Urumva ko mu by'ukuri wenda niba umukuru w'igihugu cyane ko mu Rwanda imvugo niyo ngiro. Ikindi cyongeyeho nuko iyo perezida w'u Rwanda avuze, mukuri nibaza ko nta na rimwe ajya abeshya abaturage. Ni ukuvuga ko nubwo ibyo bisasu birimo biragwa ku butaka bw'u Rwanda, ntabwo bivuze ko umutekano wahungabanye, ntabwo bivuze ko hari ikintu kidasanzwe cyabaye. Na kera kose barabirasaga bikaza bikarwa mu Rwanda, ariko ntibivuze ko Wazalendo na FARDC binjiye mu Rwanda, kuko ndibaza ko baramutse banagerageje kwinjiramo ntabwo babishobora, bananiwe kurasa M23 ngo bararasa. Ibyo byo akenshi umukuru w'igihugu ahora yizeza abanyarwanda bamara impungenge bitewe n'intambara kubera hano mu majyaruguru ya Kivu, abwira ko biriya bidashobora kuzagira ingaruka ku Rwanda. Wenda bishobora kugira ingaruka ku Rwanda mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kuba u Rwanda rwakakira abaturage benshi bavuye muri ibi bice bahungira ku Rwanda. Urabizi uba ari umuzigo ku gihugu. Uba ari umuzigo ku gihugu. Besa birumvikana ko mu by'ukuri hari amakuru menshi twagiye tubona avuga ko hari abaturage benshi bo muri Kongo batangiye guhungira mu Rwanda. Ngira ngo wenda twagiye tubona amafoto ndetse n'amashusho menshi atandukanye agaragaza ko mu by'ukuri bitoroshye. Ku ruhande rw'u Rwanda bafunguye kugira ngo bafashe abaturage bari guhunga, ntabwo babi mu buhungiro, ntabwo bibaho. Impunzi irakirwa, impunzi igihe cyose irakirwa, impunzi igihe cyose icungirwa umutekano. Gusa icyantangaje kandi cyanansekeje, nabonyemo na Wazalendo na FARDC bahungiye mu Rwanda. Nabonye Wazalendo na FARDC bahungiye mu Rwanda, bamwe ndetse bagiye bahungana n'ibikoresho byabo. Nagiye mbona n'ibiryo bambaye uniform. Wazalendo niba bajya batandukana n'ibiryo. Hari umwe nabonye wari bafungura ishashe, bayifunguye nabonagamo ibintu bigiye mbera nk'ibiryo bitetse, ibindi by'imigati. Wasanga ari amakayabu. Amakayabu n'ubugari. Ntabwo byoroshye rero. Mu by'ukuri urumva ko M23 yakoze akazi katoroshye hariya. Niba tutangiye kubona bamwe mu ngabo z'igihugu cya Kongo FARDC bahunze bakaba bageze mu Rwanda, bakaba bishikanishije nk'impunzi, mu by'ukuri n'imbaraga cyangwa se n'intsinzi ikomeye ku mutwe wa M23, bikaba akababaro kandi kuri FARDC. Nubwo bikomeza bakavuga ko mu by'ukuri nta cyabaye, ariko mu kuri cyabaye. Nguko rero hari
umuvandimwe uwo muvandimwe yatubwiye ko ari mu bahunze baza mu Rwanda bahunze iyi mirwano ikomeye iri kubera muri Goma ihuje M23 ndetse n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu muvandimwe ubu ngubu yageze mu Rwanda, Ephraim. Yes. Ni ukuvuga hari umuvandimwe wari watubwiye ko yahunze iyi mirwano ubu uri mu Rwanda. Yego. Yanatubwiye ko yanatuvugisha tukamubaza situation iri muri Goma, we yahunze iki mu by'ukuri? Ese abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bari muri ibi bice bya Goma biri kuberamo iyi ntambara babayeho gute? Cyane ko batwumvishe ngo bifungiranye mu mazu batinya gusohoka kugira ngo badahohoterwa. Biravugwa ko mu by'ukuri abantu bamwe na bamwe bagiye ababonye uburyo bwo guhunga bahunze, ariko nyine hari n'abandi nk'uko twabivuze bakikingiranye mu mazu. Ntabwo ari ibintu byoroshye. Uyu muvandimwe rero sinzi ko naza kuboneka ku murongo araza kutubwira yatwemere ko aza kutuvugisha, ariko mu kuri guhari ibintu byakomeje kuzamba. Iyo ubona abaturage bahunga igihugu cyabo bagafata utwabo bagahunga, sinibaza yuko banabashe no kubona n'uburyo bahungana n'utwabo, kuko impunzi buri yihunze aba yiteguye mu buryo Bwana Ephraim. Buriya ibintu by'intambara abenshi baba bizi, hari n'abandi bitungura, ariko burya iyo wumvishe urusasu ruvuze biba bigoye kugira ngo utekereze ibintu bitandukanye, ukiza amagara yawe, kuko ntabwo wakumva hari hirya haguye igisasu utekereze guhungana amatoro uzajya kuryamaho, cyangwa utekereze gufata isafuriya uzatekeramo imbere. Icyo ukora bari ni ugukiza amagara yawe mbere na mbere, ukagenda wagera imbere nyine Imana irakublessinga mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ukababona ibindi bintu bisa nk'ibyo wasize inyuma, ariko akijije amagara yawe. Burya rero besa baravuga ngo amagara arasesekarwa ntayorwa. Iyo ibintu bikomeje kuyagara ubona nta kundi byagenda, ukiza amagara. Ntabwo wicara ngo urindire ngo ese bizagenda gute, kuko ahantu nk'ahariya hari intambara imeze kuriya, hari ibibazo bimeze kuriya, mu kuri guhari nuko ushobora kurangara gatoya ugasanga ibyo wibwiraga ko bishobora kurangira bikubereyeho iherezo ry'ubuzima bwawe. Mu by'ukuri ntabwo byoroshye, gusa kandi twabwira abantu ngo bari muri biriya bibazo bakomeze kwihangana, kuko nta kundi byagenda. Intambara buriya ntabwo iba yoroshye, ariko kandi turizera ko byanga byakunda M23 hari ikiri buze kugira gute gufasha aba baturage kugira ngo ntibakomeze kwicwa na wazalendo cyangwa se na FRDC, cyane cyane ko iyo ibintu bimeze kuri uyu muryo wamaze urimo uragenda ufatwa, byanga byakunda hari uko ibintu bitaba byifashe neza, ku buryo igihe icyo ari cyo cyose bahura n'umuturage runaka ntabwo uwo muturage yagubwa neza, ntabwo uwo muturage yabasha kubaho. Byanga byakunda yahasiga ubuzima mu gihe bakomeje gutsindwa ku rugamba. Niko bimeze rero. Niko bimeze rero. Turagerageza guhamagara abantu bari hirya no hino muri uyu mujyi wa Goma kugira ngo batwapdating batubwire situation ku murongo w'urugamba aho ngaho mu mujyi wa Goma bimeze gute. Ese koko inkuru turi kumva yuko abarwanyi ba M23 baba bafashe uyu mujyi wa Goma, iyi nkuru ni impamo? Ese imirwano ihagaze gute muri ibi bice? Ngira ngo turabasha kumenya ibintu byinshi. Icyo twabwiye nuko mwakomeza gusiga comment zanyu, mutwapdatinga hari abantu bashobora kuba bariza Goma amasaha badukurikiye, ariko se Goma hari internet? Goma na internet baravuga ko n'umuriro bari wicura burindi ngo, ariko hari abantu bafite amakuru yaho. Turimo turageza kubahamagara, ariko ibyo byose ndabona batarimo barafata telefone zabo, bivuga ko mu by'ukuri batorohewe no kubona internet hariya. Ntabwo byoroshye, wasanga ari ikibazo cya internet nyine cyakomeje kubakoroga. Gusa twari twavuganye n'abatubwira ko baza kuduha update, ariko ndabona
ibintu bitari gukunda. Gusa icyo twakomeza kuvuga ko nuko mu by'ukuri kugeza ubu ngubu imirwano ikomeje kandi n'imirwano ikaze hariya muri kariya karere. Ngira ngo wahoze ubona amasasu nijoro uko byari bimeze, ntabwo byari byoroshye, byari ibintu bikomeye cyane, imbunda za muzinga, amasasu ateye ubwoba arimo araraswa hariya hantu. Mu by'ukuri ntabwo ari ibintu twavuga ko byoroshye, urugamba rukomeye kandi burya nta rugamba rworoha besa. Urugamba uko rwaba rungana kose ruba rukomeye. Burya isasi iyo risohoka mu mbunda ntabwo riba risohokeye busa, urumva ko biba bitoroshye. Ni intambara rero yabyutse itangazwa mu gitondo cyo kuri uyu munsi, nyuma y'aho abantu benshi batangiye kubyina intsinzi. Rero amakuru tugira nuko ubu ngubu imirwano yo irakomeje. Umujyi wa Goma hari kumvikanamo urusaku rw'amasasu menshi. Abaturage bahunze, bamwe binjiye mu Rwanda. Ingabo za Kongo hari zamaze deja nazo guhunga zinjira mu Rwanda. Nta nubwo ari za Kongo gusa besa biravuga ko hari ingabo z'u Burundi. Mu by'ukuri ejo ubwo ingabo za M23 zamaga kwinjira muri uriya mujyi, bivuga ko hari abarundi benshi bafashe iy'amaguru berekeza ahantu bita Bukavu, ndetse bahungana na Wazalendo n'aba ngaba nyine babafasha, harimo FARDC nyine. Bivuga ko mu by'ukuri ejo ngo bahunze ku bwinshi berekeza Bukavu. Ni mu gihe abayoboye urugamba hariya muri kariya gace nabo ngo bagenda babagarura inyuma bababwira ati se murahunga iki n'iki, muri guhunga byagenze bite kugira ngo muhunge mute igihugu cyanyu? Mukuri barahunga iki? Barahunga umuriro. Urebye mu by'ukuri icyo abaturage bo bahunga barakiza amagara yabo, ko ahantu umvisha turikiye igisasu. Ntabwo ari abaturage, turavuga abasirikare b'abarundi bahunze. Abasirikare baratinya gupfa. Nimba barakubiswe kuva za Minova akakubitwa za Sake. Urabona barangaho Goma biranoroshye kuba bakitahira, kuko ashobora gukuramo impuzankano afite transport ye agahita yurira agakorosa umupaka w'aho za Goma akagwa ku Gisenyi. Hari umuyobozi uri muri Kongo yahoze abwira ndetse yewe na perezida yigeze abigarukaho, ndetse n'umuvugizi w'ingabo yaravuze ngo nta na rimwe bazigera bemerera ko M23 yinjira mu mujyi wa Goma. Urumva rero hari ikintu rero besa rimwe na rimwe bijya bikunda kuntangaza, iyo umuyobozi ahaguruka akabwira abaturage ati njyewe ndabizi neza 100% ko nta munsi tutazigera twemerera M23 kwinjira muri uyu mujyi. Usibye n'uyu mujyi, iyi miji yose yagiye ifatwa yungirije umujyi wa Goma, izi za Masisi, izi za Minova. Ibyo nibyo bahoze bavuga. Mu by'ukuri navuga ko abantu ari amagambo, abantu bajya mu magambo, ariko nyamara mu bikorwa ntabwo ariko biba bimeze. Ni ukuvuga ngo uko ibintu bihagaze, niba wijeje abaturage ukababwira ngo ndabizeza ukuri ko mbarindiye umutekano, nta kintu kizigera kijya gute gikorosa ingano muri uyu mujyi. Bitaratera kabiri kangahe umujyi ukaba winjiwemo nabo wita abanzi bawe. Ibyo bishaka kuvuga iki? Icyo bishaka kuvuga nuko leta ya Kongo irimo iritakariza icyizere ku baturage bayo, kuko niba uhora wizeza abaturage ati ngende mbarindiye umutekano, nta muntu uzigera ukandagira hano kubahungabanyiriza umutekano, nyuma y'iminota mike cyangwa se nyuma y'umunsi umwe ibyo wavuze bigahinduka ubusa. Urumva byanga byakunda iyo M23 ihageze. Ni nayo mpamvu ubona ko M23 abaturage bayakirana yombi, ababyeyi bakayifatira iry'uburyo. Wabonye ukuntu bayakiriye, wabonye ukuntu wabonaga bishimye, bari bishimye, abantu bavuza induru ku muhanda, wabonaga bishimye bavuza impundu, bavuga bati rwose ni muze wabonaga karibu muratubohoye.
bivuga ko mu kuri M23 ifite imbaraga, ifite ubushobozi uko bungana kose, uko imeze kose, cyangwa byakunda biragaragara ko hari icyo ihishiye abaturage bo muri kariya gace. Twagerageje guhamagara umuambasaderi wacu utubereyeyo, ambwiye ko ari mu kindi kiganiro. Nari muhamagaye nawe ambwira ko ari mu kindi kiganiro n'undi munyamakuru, ariko ndizera yuko wenda mu yindi update iri buze kuza turaza kumuhamagara atubwire uko byifashe. Uwo ni umuvandimwe wacu twari tugerageje guhamagara uri hariya mu karere ka Goma, n'imbone yacu. Mu kanya mu wundi mwanya update iri buze gukurikiraho yatubwiye ko ari buze kuduha amakuru meza kandi arambuye kubirebana n'iyi ntambara iri kubera muri kariya karere cyangwa se muri uriya mujyi wa Goma. Icyo tuzi cyo hari ibyo twiteze mu yandi masaha ari imbere. Dushobora kumva ko noneho M23 ishobora kuba yafashe umujyi wa Goma cyangwa se bayukuyemo. Ibintu byose birashoboka ku rugamba. Buriya urugamba ni nk'umupira rafiki yangu. Urugamba ni nk'umupira iyo abantu bari gukina akabumbu cyangwa se umupira, abarimo uri butsinde n'uri butsindwe, kandi niho bivuga neza, kandi umukino utararangira ntago wamenya ngo se ninde uri butsinde cyangwa ninde uri butsindwe. Ihe umwanya urebe iyo game asigaye, nyuma turaza kumenya uwatsinze. Ngako ko rero namwe makuru avugwa mu makuru y'ini ntambara iri kubera mu majyaruguru ya Kivu. Amakuru yanditswe ari menshi cyane bwana Ephraim. Ni nkuru numvishe mu gitondo ko n'imirimo yose yakorwa mu Kivu yafunzwe. Biravugwa ko mu byukuri imirimo yose ikorerwa mu kiyaga cya Kivu, ari uburobyi, ari abagenzi batambuka bajya mu bice bitandukanye by'igihugu. Urabizi ko kiriya kiyaga ari ikiyaga cyafashaga abantu mu buryo bw'imigenderanire. Ibyo byose byahagaze kandi ngo byahagaritswe na M23. Byahagaritswe na M23. Mu gitondo yanatangaje ko ibintu byose bijya ku murongo izagena andi mabwiriza ya buri kintu cyose muri kariya gace ka Goma. Birumvikana rero ko mu by'ukuri niba besa wenda tugarutse kuri aka kantu gatoya ko guhagarika ibikorwa byakorerwaga mu kiyaga cya Kivu, ni ikintu gikomeye cyane, kubera ko niba M23 yarahagaritse ibikorwa bikorerwa ku kibuga cy'indege cya Goma, uri kunyumva, yarayibihagaritse ku mugoroba w'ejo. Bavuga ko indege yahagurutse ahangaha ya nyuma yari itwaye abakozi ba MONUSCO. Yego, icyo kibuga kikaba kiri mu maboko ya M23. Kugeza ubu ngubu bakaba bahagaritse ingendo zikorerwa mu kiyaga cya Kivu. Urumva besa ni ibintu ku ruhande rumwe navuga ko bikomereye FARDC, kuko niba hari uburyo bumwe cyangwa se ubundi babashaga gukoresha babona ibikoresho, babona ibibatunga bya buri munsi, mu by'ukuri izo ni inzira ebyiri zikomeye cyane zabashaga kuba zabafasha mu kugira ngo babashe gukordona cyangwa se kugenzura urugamba neza. Ariko ubu nyine niba nta ndege igwa kuri kiriya kibuga ngo ibashe kubazana ibyo bikoresho cyangwa se n'ibyo biryo, ikiyaga nacyo bakoreshaga nacyo bikaba bibagendeye gutyo, ni ukuvuga ko mu by'ukuri intambara itoroheye FARDC, Wazalendo ndetse n'abarundi. Ngayo nguko rero ibi biri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari n'indi nkuru numvishije ngo hari inama hamagajwe yitaraganya na Perezida wa Kenya William Ruto, uyoboye umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, kugira ngo baganire ku ibibazo by'intambara kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Wenda twasa n'abayigarukaho nayo. Perezida wa Kenya William Ruto ngo yatangaje ko yaganirije abaperezida bombi. Ubwo turashaka kuvuga Perezida w'u Rwanda Paul Kagame n'uwa Kongo Tshisekedi Chilombo, ku bibazo biri kubera hariya muri kariya karere cyangwa se ku ntambara iri kubera muri kariya karere. Uyu Perezida Ruto yavuze ko iyi ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo ari akaga gakomeye ku kiremwa muntu muri rusange. Byo koko ni akaga Ephraim, kuko urebye abantu bamaze kuburira ubuzima muri iyi ntambara,
ni abantu benshi cyane, imibare ni myinshi cyane. Abamaze kuva mu byabo mu mibare yari yashyizwe ahagaragara n'ishami rya Loni muri 2013 kugeza mu uyu mwaka, 2023 kugeza mu uyu mwaka, bavuga ko abasaga 550 deja bavuye aho babaga. ibihumbi bingahe? 250. Bavuye aho babaga bajya gukambika mu nkambi ziri imbere mu gihugu. Bivuga ko kuva iyi ntambara yatangira abasaga miliyoni 4,600 bavuye mu byabo, nabo bava aho bari batuye bajya gukambika imbere mu gihugu. Ubwo abaturage babayeho bate? Abaturage babayeho nyine ubuzima butari bwiza, ahubwo nta muntu ukunda kubaho ubuzima bw'ubuhunzi. Nahoze numva umudepite uhagarariye kariya karere mu bijyanye wenda n'imibereho y'abaturage, yahoze avuga ko mu by'ukuri bagowe cyane no gufasha aba baturage mu buryo bwo kwitunga bwa buri munsi, cyane cyane ko ngo nta n'indi miryango mpuzamahanga iri kubafasha kugira ngo babashe kuba babona nibura aba baturage icyo kurya cyangwa se amahema. Mu by'ukuri ni ibintu bigoye cyane. Urabona iyo abantu bangana kuriya bagahungira mu gace mu by'ukuri batabasha kubona uburyo bw'imibereho, leta ntibashije kubatunga. Urumva inkambi urabizi ibibazo biba birimo, na UN ubwayo urabizi muri Kongo na ruswa iba muri Kongo. Usanga mu by'ukuri UN hari ubwo igerageza gushakira izo mpunzi ibibatunga cyangwa se ibikoresho by'ibanze. Aho uvuze ibibatunga haba harimo ibyo kurya bitangwa mu nkambi, bahana amasabuni, ibiringiti, nk'ibyo ngibyo. Bitewe na ruswa iri muri Kongo, usanga akenshi n'ibyo bikoresho by'ibanze bihabwa izo mpunzi bitabageraho. Ntabwo bibageraho. Ibyo byo ni kuva kera muri Kongo. Ntabwo ibyo biryo bishobora guhabwa impunzi, cyane cyane ko n'abangaba leta yabo yavuze yuko badashoboye kuba babagaburira. Ibo noneho nta n'ibibageraho. Biramutse binabagezeho ndibaza ko batabasha kubibagaburira kubera yuko cyangwa bibageraho ari bike ku buryo bushoboka, babyikubira. Bibageraho, yavuze ko bibageraho bikeya, ariko avuga ko abandi kubera ko bakomeje kuza ari benshi, hari abatabasha kugerwaho n'ibyo biryo kuko babaye benshi. Aza kuvuga yuko basaba imiryango mpuzamahanga n'ama-ONG local ko yabafasha kugira ngo babasha kugaburira izo mpunzi, cyane cyane ko aho bari yavugaga ko hari ibibazo byinshi bitandukanye. Nta misarani hari, nta miti, nta mazi ahari, nta miti. Mu by'ukuri iyo ibintu bimeze gutyo, urumva besa n'indwara zishobora kubatera aho hantu, sibyo? Aho ngaho ujya kumva ngo za kolera, za macinya, ibintu malaria. Urumva ko nta kibakingira kiri aho ngaho. Niba hatari imisarani abaturage, hakaba hatari ibiryo, urumva ko abaturage ntabwo baza koroherwa mu by'ukuri. Nibyo koko umuturage atabonye iby'ibanze bishoboka no ahantu hahuriye abaturage benshi. Izo miliyoni zibarwa zigera muri 4,600 bari mu nkambi zitandukanye, aho za Mugunga n'ahandi hatandukanye. Kandi mu by'ukuri urebye aho bavuye cyangwa se bari basa kuri gakondo yabo ni hafi aho ngaho. Ibintu akaba ari ibintu besa Kongo irababaje. Mu by'ukuri Kongo irababaje, ni ibintu biteye ubwoba, kubera ko usanga abaturage benshi bo muri kiriya gihugu usanga bari mu nkambi kandi bari mu gihugu cyabo. Ukibaza se na ryari aba baturage ko bamaze imyaka n'imyaka hano muri iyi nkambi, kandi bakaba ari abanyagihugu bafite ubwenegihugu, kubera iki leta ya Kongo itagerageza gukora iyo bwabaga kugira ngo ikure abaturage babo mu kaga, ikure abaturage bayo mu nkambi? Ari nayo mpamvu akenshi abaturage bavuga ko leta yabo inaniwe, bakavuga ko bifuza kubohorwa. Tuvuga rero ku bijyanye no kuba uyu muyobozi wa Kenya yasabye abayobozi, yahamagaje inama y'igitaraganya. Iyo nama bivuga ko yanabaye. Uyu mukuru w'igihugu rero yakomeje kuvuga ko nyuma y'ibiganiro na bagenzi be bo muri East African Community cyangwa se umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba,
bemeje ko nk'abakuru b'ibihugu bigize uyu muryango ngo bari buze guterana bitarenze amasaha 48. Impamvu nyamukuru rero iri butume baterana n'iyi ntambara iri kubera muri Kongo. Ni intambara iri kubera muri Kongo, ni ukugira ngo barebe mu by'ukuri atese kuba ibintu bikomeje gufata indi ntera, twakora iki mu by'ukuri kugira ngo tuyihagarike, cyangwa se abaturage babasha kugira gahenge, babasha kugira andi mahoro. Mu by'ukuri wenda ntitwamenya ibiri buze kuva muri iyo nama, ariko tugenekereje nta kindi ni ugushaka umuti w'ibibazo. Swate abavugwa muri iyi ntambara bumvikane, bajye ku meza y'ibiganiro, cyangwa se hagire ikindi kintu wenda iyi nama iri buze kwanzura gikomeye, wenda gitandukanye n'ibyo umuntu wese yabasha gutekereza. Wenda hanga icyo nibaza, aba perezida ba East African baraganira ku kibazo cy'umutekano wo muri Kongo, ariko nkeka ko nta muntu wa M23 uzahamagarwa muri iyi nama. Wenda simbizi, wenda nta wamenya, ariko birashoboka ko batahamagarwa, cyane cyane ko perezida Ruto yatangaje ibi nyuma y'uko mu nkengero z'umujyi wa Goma hiriwe imirwano, ndetse umutwe wa M23 ukaba waratangaje udaciye ku ruhande ko ushaka kwigarurira uyu mujyi wa Goma. Akari makuru yabyutse avugwa mu gitondo bavuga ko aba basore bita intare za Sarambwe ko bigaruriye uyu mujyi wa Goma, ariko uko amasaha yagiye yicuma, aya makuru yagiye anyomozwa n'abavugira guverinoma y'Kinshasa binyuze ku mbuga nkoranyambaga, bavuga ko mu by'ukuri uyu mujyi ukiyobowe cyangwa se ukigenzuwe n'ingabo za FARDC, bivuze ngo uracyari mu maboko y'ubutegetsi bw'Kinshasa. Ariko uko byagenda kose, reka tubitega amaso cyangwa se tubitega amatwi, ibyo ari byo byose byanga byakunda uyu munsi cyangwa se ejo tuzaba twamenya aho ibintu biri kugana, niba M23 ibashije kwegukana uyu mujyi cyangwa se ikawukurwamo. Urumva ko batumijwe iyi nama igitaraganya. Reka tubane tubara amasaha 48. Uyu munsi uravamo kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu tuzashobora kuzumva imyanzuro y'ibyavuye muri iyi nama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa East African Community. Ngayo nguko rero amakuru yo arahari ni menshi cyane bwana Ephraim. muri Kongo intambara yabaye intambara. Twavuze ko iyi ntambara yatangiye no kugera ku bice bitandukanye byo mu Rwanda. Abaturage bo mu Rwanda bari ku ruhande rwa hari mu karere ka Rubavu, hari ubutumwa bagenewe n'ubuyobozi bwo muri ako gace, basabwa ko ngo bari kujya gushungera hari ku mupaka w'u Rwanda na Goma, hari kuri Canada barriere, urahagaruka reba Petite barriere cyangwa hari Petite na Grande, urahagaruka ukareba mu kindi gihugu, nkuko nabamagaze hano nkureba we udukurikiye muri aka kanya. Iturika ry'ibyo bisasu, yeswa y'ibyo bisasu biremereye, ngo nk'abajya gushungera ubwo nyine ntabwo bimenyereye, ntabwo hari n'abatabizi, bo bari kuzero hafi n'imihanda bakaza gushungera, nyine bakurikirana uburyo intambara iri kuba live. Rero ubuyobozi kwa bwabagira inama ko bajya mu ngo zabo bagatuza, kugira ngo birinde kuba hari isasu ryava muri Kongo rikabasanga aho bari mu Rwanda, rikaba ryanakwica. Ikindi rero nuko aya masasu agitangira, urusaku rw'amasasu agitangira ngaha muri Kongo Igoma, abana bamaze kujya ku ishuri mu Rwanda ngaha mu karere ka Rubavu, amashuri yese abohereza mu rugo byihutirwa. Ubu amashuri y'ibyo bice arafunze, nabo bari kurikirana uburyo intambara ikomeje hakurya mu baturanyi. Nibyo besa buri gihe iteka ryose navuga ko mu by'ukuri iyo ari intambwe nziza cyangwa se ari igikorwa cyiza, mu gihe ubona ko ibintu birimo birafata intera,
ibisasu bikaraswara wenda bimwe bikagenda bigwa mu Rwanda mu gihe abanyeshuri bari kwiga aho ngaho ntawamenya. Hari igihe Kongo ishobora gutuma igisasu wenda ariko biragatsindwa n'Imana wenda kikaba cyago ku ishuri runaka kikangiza abana. Kuba rero abayobozi b'amashuri cyangwa se ubundi buyobozi bwabwo bwose bwafata ingamba zo kuvuga buti ni mube muhagaritsemo gakeya abanyeshuri batahe, ni ikintu cyiza, ndetse nuko gukangurira abaturage kureka gushungera kuko buriya isasu ntago ritoranya. Ibisasu ntibitoranya, na cyane cyane ko abo wazalendo na FRDC barashobora kurakara mu by'ukuri bakaba batuma ibisasu byinshi kuko nta wamenya iby'intambara, hanyuma bikaba byakwangiza abana batoya b'abanyeshuri cyangwa se bikaba byakwangiza abo baturage aho bashungereye intambara. Ni byiza rero, ni ntambwe nziza, ahubwo abaturage twababwira natwe tuti rwose nimureke, nimusigeho, mureke gushungera. Abanyeshuri nabo rwose baba batuje bakore etide mu ngo zabo. Ngayo nguko rero intambara yo irakomeje, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari bari kwibaza iherezo ry'intambara nirihe. Ese M23 iraza gusubira inyuma nkuko byagenze ubushize, cyangwa FRDC bahungane n'utwabo, uyu mujyi cyangwa se ibi bice bikomeze kugenzurwa n'abarwanyi ba M23 nkuko bagenzura ibindi bice bagiye bigarurira babinyaze ingabo za FRDC, ingabo za Kongo. Ibiri kwibazwa ni byinshi cyane. Ese M23 niba bafata uyu mujyi koko bikemezwa ko uri mu biganza byabo rero bawukontorora, barakomeza nkuko babyiyemeje bagera Kinshasa? Besa niko bavuze, kandi mu by'ukuri ubona ko uyu mutwe ibyo uvuga, ibyo ugerageza kuvuga nibyo ushira mu ngiro. Ni ukuvuga ko ikigiye gukurikiraho mu gihe M23 niramuka ifashe uyu mujyi wa Goma, byanga byakunda irasatira ibindi bice by'igihugu bitarafatwa, cyane cyane ko gusa ntago bahita bagera Goma ako kanya, kuko haracyari intambwe, haracyari urugendo rurerure, haracyari indi mijyi minini, haracyari n'ibindi bice binini bya Sud Kivu bitarafatwa, sibyo? Ndavuga ubwo Kivu y'Amajyaruguru. Byanga byakunda, urumva niba baramutse bafashe Goma, igikurikiyeho ni Bukavu. Ni ukuvuga ngo Goma niramuka ivuyemo, Bukavu irabisumbirijwe. Bukavu irabisumbirijwe, kandi mukuri urumva ikintu kimwe cyo gusa besa aba bagabo ni baramuka bafashe umujyi wa Goma, Bukavu iyo ni ubufindo, kuko ndakubwira impamvu. Bukavu navuga ko ni umujyi ukomeye nawo, kandi ni umujyi nawo ukorerwamo ubucuruzi butandukanye, kandi urabizi ko nawo upakanye n'u Rwanda. Icyo nkundira abantu benshi batuye muri uriya mujyi wa Bukavu, utuwemo cyane cyane n'abantu bakunze kwitwa abo mu bwoko bw'abashi. Bari abantu rero ni abantu badakunda intambara, na gato. Iyo intambara iramutse ije bakabona ko yaje koko, bahita bamanika amaboko. Abashi rero ntabwo ari abantu bavuga ngo ni abantu bazaresista hariya rwose. Abashi ni abantu badakunda intambara. Nibagera hariya umujyi wa Bukavu wo rwose ndibaza ko batazirirwa bawurwaniramo cyane, bitewe nuko n'imiterere y'abawutuye. Usibye n'ibyo, nibaramuka bagize cyangwa se bashoboye mu by'ukuri kwigarurira uyu mujyi wa Goma, bigatangazwa ku buryo ndakuka ko wafashwe, tureke n'ibingibi byabyutse bivugwa mu gitondo ngo wafashwe n'amasaha makeya, twumva imirwaniro irubuye. Uyu mujyi wa Goma ni umujyi munini, ni umujyi mugari, ni umujyi ukorwa ibikorwa byinshi cyane bikomeye. Ubuyobozi bwa Kivu ya ruguru bwose bukora muri uyu mujyi. Ama NGO ari international, uvuga imiryango mpuzamahanga ifite icyicaro muri uyu mujyi. Bitandukanye rero na Bukavu. Bukavu ni umujyi umuntu yavuga ngo ni umujyi nkuko umeze, ariko ntabwo ari umujyi wagereranya n'umujyi wa Goma.
bivuze ngo rero nibaramuka bafashe ko Goma Bukavu ntabwo kabiri ari akazi gakomeye. ntabwo ari akazi, ariko ngira ngo besa mu bijyanye n'umujyi, tuvuge wenda mu bijyanye n'ibiranga umujyi cyangwa se mu bijyanye n'imyubakire y'umujyi, Bukavu iri hejuru ya Goma mu myubakire. Bukavu iri hejuru ya Goma, ni ukuvuga ko Goma buriya iri hasi. Gusa icyo Goma yarusha Bukavu ni ubucuruzi. Mu birebana n'ubucuruzi bwambukiranya imipaka, Goma iri hejuru cyane, ariko mu birebana n'uburyo bw'imyubakire, imiterere y'ahantu, buriya Bukavu twafata ko Bukavu ari wo mujyi, birashoboka bivuga ko Bukavu ishobora kuba ari umujyi wa gatatu muri Kongo, niba atari umujyi umujyi wa gatatu cyangwa wa kane. Okay. N'ubuteze tukareba uburyo iyi ntambara iri buze kurangira. Amakuru yo arahari ni menshi cyane, ntakomeza kuza buri munota. Ariko iyo nkuru mvishe abasirikare bahungiye mu Rwanda, birashoboka ko arabari bari hariya ku mupaka. Ati abari bahungiye mu Rwanda nabari bari ku mupaka, bumvishe bikomeye bakirukanga bakembukira imipaka, cyangwa urabibona guteho kuko still turikumva urusaku rw'amasasu mu mujyi wa Goma. ni ukuvuga ko bariya abasirikari bahungiye mu Rwanda ntabwo ari abasirikari bari ku mupaka wabo. Ni abasirikari bari mu rugamba rwagati hariya mu mujyi wa Goma. Kubera ko urabona bafashe iya mbere bafashe iya mbere, ntabwo ari abasirikari wavuga ngo ni abasirikari bari ku mupaka, ni abasirikari bari ku rugamba, ahubwo batinye intare za Sarambwe, baravuga bati mu gihe barimo barashyira ibyo babwiye na M23 mu bikorwa. Barababwiye ati tubahaye amasaha 48 mube mwarambitse intwaro hasi, muhitemo kwifatanya natwe, cyangwa se mwibera abasivili. Bariya rero nabahisemo kugira gute, nabahisemo kuba abasivili. Baza guhitamo kuba abasivili, bari gushyira intwaro hasi bakaguma i Goma. None se urebye ku mafoto ubona ko bamukanye uniform, hari naho mbona basa nkaho bafite aho nambona. None se buriya baracyari abasirikare n'umusirikare nkuko bigaga ku mwambaro, ariko nyuma y'ibyo kura muri mwambaro arabaye umusivili. Nibaza ko wenda babuze umwanya wo gukuramo umwambaro bitewe wenda n'ibisasu cyangwa se ibifaru M23 yabamishagaho. Wenda bakaba babuze umwanya wo kugira gute wo kwambura umwambaro w'isivile, hanyuma bakavuga bati reka twambuke nitugera mu Rwanda turaza kuyikuramo. Twaje tubabwira kuva ku munsi w'ejo aba barwanyi ba FARDC ibyo bahuye nabyo mu intambara ntibibaho. Kuva ku munsi w'ejo bacanyweho umuriro w'amasasu, urufaya rw'amasasu, umuriro w'amasasu. Rero babonye bibaye too much, baravuga bati aho kugira ngo tuhasiga gatwe, reka tube tugize gute, tube duhunze. Wowe wabigenza utari we besa nugukiza amagara. Ahubwo Ephraim, hari ikintu nahoze mbona gituma nibaza utubazo dutandukanye. M23 yatangaje ko yafashe aeroport de Goma, ariko hari video yigeze kubona uyu munsi, hari ikigo cy'indege abaturage basa nkaho bari gusohora ikigo cy'indege. Ese yafashe ikigo cy'indege irakireka irikomereza, bira nibiki biriya rero wenda ntawamenya. Y'abasirikari bari mu rugamba birashoboka ko wenda iyo abantu bari mu rugamba barimo bararwanda besa ntabwo wenda bashobora aho baba bafashe barashobora kubafata koko, ariko bakabona ko kubera ko
hakiri ahandi hantu hakenewe cyane kuba bari kwihutira gufata bakavuga bati reka imbaraga nyinshi tuzerekeze hano hantu na cyane cyane hahandi rero baba basize hariya baba bafashe uvuga ngo harimo harasarurwa n'abaturage birashoboka ko mu by'ukuri cya gihe bagiye gutanga ramforo hahandi basiga abasirikari bakeya bashobora kuba bari kurinda umutekano ku buryo abaturage bashobora kuza bakaba badeplasa utuntu tumwe na tumwe ariko bitavuze ko hari ikindi kintu wenda gikomeye baba bagiye gukora wenda n'igihe n'izo nzego z'umutekano zishobora kubabona zikabihorera babona wenda ntacyo babangamiye umutekano cyane sibyo ariko mu kuri guhari ikibuga cy'indege cyo cyafashwe bidasubirwaho kuko yo baza kuba batagifashe twari kubona izindi mpinduka cyangwa kino gukora indege ziguruka nk'uko byari bisanzwe cyangwa indege zikaba ziri kuza nk'uko byari bisanzwe ibyo ngibyo byo ni ibintu by'abaturage cyangwa se wenda ari abaturage bari kuhatambuka byose birashoboka ariko se buriya nkeka ko bari bakwiye gusigaho nk'abantu byibuza baharindira umutekano kuko ikigo cy'indege yaba ari ahantu barahari besa wagize buriya ngo nta bantu bahari nose bagasahura ikigo cy'indege bakireba buriya ntabwo ibyo nakubwiye nakubwiye ko hari igihe wenda aho hantu haba hari abasirikari bakeya sibyo batabasha gukontorora iyo area yose ariko bitavuze ko mu gihe FARDC cyangwa se wazalendo baba bakiri muri icyo kibuga bitavuze ko mu gihe havugira urusasu sibyo mu by'ukuri bitavuze ko M23 itabihari igihe cyose havugira urusasu ni ukuvuga ngo M23 biri aho ngaho iba yiteguye ko yagira gute yanetraliza abo bantu niko bimeze ariko ikibuga cyafashwe kandi niba kitarafatwa turaza kubona izindi mpinduka zivuga ko wenda wazalendo wakigaruriye kugeza ubu rero ntabwo bizwi neza n'ibyo kigo cy'indege koko kigenzurwa na M23 gusa byagiye bitangazwa ko aribo bari kugenzura iki kibuga mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere hari nyine aya mashusho yagaragaye bari gusahura ni ibintu abantu benshi bibazaga ko iki kibuga koko nimba kiri mu biganza bya M23 ntabwo twari kubona amashusho y'abaturage bari gusahura ahubwo cyari kuba gitekanye rero byatumye bamwe bagira confusion bavuga izi nkuru ishobora atari n'ibihu none se niba abaturage bari kugisahura ingabo za FARDC cyangwa wazalendo n'abambari babo bari hehe niba ikibuga kiri gusahurwa bahari barirutse baragisize kuba baragitaye rero biravuga ko niba yabahungiye mu Rwanda wasanga rero bari bagicuruze nahise menya aho bagiye bari wasanga rero bacuze kiriya kibuga ariko besa tugarutseho gatoya kuri iriya shusho wabonye y'abari abasirikari bahungiye mu Rwanda koko umbwiza ukuri koko besa wabonaga uriya mwambaro bari bambaye wabonaga imyitwarire yabo nk'umusirikari uri ku rugamba wabonaga koko ari abasirikari ba resista ku rugamba kuko urareba imyambaro yabo ukareba ukabona hano yambaye impuzankano itandukanye niyo yambaye hejuru nuko ngo hejuru no hasi ntago bisa hano nabonye yambaye umupira wenda gusa n'icyatsi hasi yambaye ipantaro isanzwe erega nukuvuga ngo umwenda w'igisirikare agapira k'icyatsi gusa reka nkwereke wenda tubivuge tunabireba kubera ko ni ibintu byatangaje abantu cyane sinibaza ko izi ngabo zimeze zitya wazishyira ku rugamba cyangwa se ngo uzihereze abantu bagize gute ngaho ndebera ku izina ry'Imana ndebere wenda reka wenda dukurure wenda ifoto reba abo bicaye izi ni ingabo uri kubibona izi ni ingabo urabona bagoswe n'abapolisi b'u Rwanda ndebera use n'ukora analyse y'uyu ndebera uyu muntu ubona umupolisi si umusirikare nibyo mvuga ndebera uyu mupolisi w'u Rwanda hanyuma urebe ukuntu yambaye n'uyu wicaye wa mbere umugeranye n'uyu musirikare uyu muzalendo yambaye igikoti kinini cya kaki akambara bote y'umukara akambara n'ipantaro ya gisirikare
yeah umukurikiye yambaye ikobo isanzwe zo mu isoko za magaze yambaye izo nkweto zitwa ngukira ibipapa cyangwa se boda n'amano ari hanze ariko aba n'abazalendo ariko cyangwa ni FDL ariko watera amaso inyuma naho ukabona bambaye impuzankano y'igisirikare cya Kongo barimo na bote barimo ariko nabo urebye ukuntu bambaye besa ntabwo wavuga ko ari abasirikare bambariye urugamba kuko ubundi umusirikare wambariye urugamba hari uburyo yitwaramo ukabona koko ararwambariye sibyo ariko se ndebera mwaka byarawe iki ni igikapu umuntu uri ku rugamba yakwitwaza iki ni igikapu ni igiki iyo yitwa school bag ni igikapu cyo kujya ku ishuri ni ikishuri nka cya kine cy'abana banjye abana ni nka twa dukapa abana bajyana ku mashuri dutoya aka ntabwo ari agakapu watwaramo ibikoresho bya gisirikare sibyo ngo ujye ku rugamba no aka ni akantu gatoya cyane agakapu umwana wiga muri gardienne yajyana ku ishuri ariko uwo ntabwo ari amasasu cyangwa se amagrenade yaratwumye igikapu wasanga arafitemo ubugari isombe nose abasirikare bo muri Kongo hari abandi numvishe ngo bajya ndebere ngo none wambaye umupira w'umutuku mwakabya ngo bajya ku rugamba ngo yitwaje matora izina ry'Imana ibi bintu ni ibi okay none reba tuno dupfunyika reba tutuntu ubu wava ngo tuno duki kweri utuno duki besa izi ngabo zirasekeje ngayo nguko bavandimwe ntago byoroshye ku rugamba ibyo turi kubona hano nagahoma munwa ariko kandi turizera yuko biza kuba byiza aba bantu nibagera mu Rwanda baraba amazi boge hanyuma nibamara koga babajyane mu kigo cyabagenewe ikigo cyakira abasirikare ingabo zavuye ku rugerero ariko byanga byakunda abantu barasinzira tu ntago waba ukize uriya rusaku rwariye amasasu numvishije ibaze ko uremye twavuganaga ariko mupaka w'u Rwanda amasasu yavugaga muri Kongo ariko we ari kuri side y'u Rwanda ko wagira ngo biri hafi ye neza ni nkaho ari we bari kurasa niko bimeze kabisa niko bimeze ari amasasu mu by'ukuri nta wayahagarara imbere nibaza ko abantu benshi wenda bazi iby'intambara utakumva ari amasasu kabiri ngube ugihagaze cyangwa se ube ukirezise kuri ruriya rugamba ntabwo byoroshye hari hahagarara abagabo hari andi makuru avuga ko n'abakozi b'umuryango w'abibumbye Loni nabo batangiye guhungira mu Rwanda batangiye guhungira hari amahozi impamvu bahungira mu Rwanda nuko ariho babona niho hafi kandi naho babona bari safe niho babona umutekano nta nubwo ari ukuvuga ngo nuko ari hafi wenda bakagombye no kuba banahungira mu bindi bice bya Kongo bitarageramo intambara ariko barabona ko byanga byakunda ibyo bice n'ubundi nabyo bizageramo intambara bakavuga bati reka duhungire mu Rwanda kuko niho tubona dushobora gucungirwa umutekano urambye niho tubona dushobora kugira ibihe byiza byavuga ko impamvu bahisemo guhungira mu Rwanda ngo ni nyuma y'uko izindi nzira zose zashoboraga rero kubakura muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gusa inzira zafunzwe n'umutwe wa M23 rero babona inzira yo mu kirere ngo irafunze ndetse ntabwo zibasha kuva igoma zerekeza ahantu hatandukanye rero babona imiryango yabo babonye inzira bafite ari imwe ari uguca mu Rwanda nibyo babonye inzira yoroshye ari uko mu by'ukuri bajya mu Rwanda kandi nibyo koko nibagera mu Rwanda ndabizi ko bari bufatwe neza barakirwa nk'abashitsi u Rwanda rwita kuri buri muturage wese upfa kuba waje mu mahoro utazanye zagara cyangwa se nguze kurasa umuturage nk'uwo musirikari ariko ibyo ari byose nibaza ko nawe bitamuguye amahoro andi makuru tugeraho nonaha hari indi update mbonye ivuga ko kugeza mu gihe amasasu ava muri Kongo yahitanye abantu 5 mu Rwanda akomeretsa abantu 20 mu Rwanda nibyo twati kubabwira ngo abaturage baturiye aho ku gace ka Rubavu
mujye mu ngo zanyu mutuze. Abo basanga ari muri bamwe bavuga ngo bari bashungereye. Ibi nibyo rero tuba twavugiye ko dukomeza kubagezaho updates umwanya ku wundi cyangwa se akanya ku kandi. Urumva ko ngo amasasu, reka turebe ino ngo ni breaking news, reka turebe amasasu ava muri Congo yahitanye abantu 5 akomeretsa abantu 20 besa. Nibyo koko ni mu mirwano ikomeje iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Rero ikaba yagize ingaruka zikomeye ku mutekano w'abanyarwanda bari hafi ubwira abantu inkuru hafi aho amasasu ari kurasirwa rero mu Rwanda abantu 5 bamaze kubura ubuzima. Abantu 5 n'abantu benshi bavuga ko bajya muri 20 nabo bakomerekejwe n'aya masasu ari kuraswa avuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ayo na makuru umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga yatangarije itangazamakuru yemeza ko abantu 5 koko bishwe n'ibisasu byavaga muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo bikitura ku butaka bw'u Rwanda, ndetse navuga ko abagera muri 20 nabo bakomeretse bakaba bari kwitabwaho mu mavuriro atandukanye. Inyeshyamba za M23 zikomeje gusatira ibice by'ingenzi mu mujyi wa Goma. Ubu bivuga ko zamaze gufata na televiziyo y'igihugu ishami ry'Igoma. Ibi turi kuvuga muri ubyi kandi hakomeje kubamo ibikorwa by'ubusahuzi. Izi ngabo za Congo FARDC ziri kwinjira mu mitungo y'abaturage ba Congo zikabasahura, abo zihuye nabo zinahunga zikabasahura ndetse zikanabakorera iyica rubozo. Sibyo twahoze tuvuga. Ngayo ngoko rero na televiziyo yafashwe. Ubwo televiziyo y'igihugu ishami rya Goma, televiziyo y'igihugu yitwa RTNC. Ibintu nk'ibyo niba tutibeshe ishami rya Goma ubwo biravuga ko iri kugenzurwa na M23. Iyi ni inkuru ije muri aka kanya tuvuga, mu by'ukuri nta n'iminota ingahe iciyeho iyi nkuru igaragaye. Ni ukuvuga ko niba M23 imaze gufata biriya bice byose mwumvise twagiye tuvuga, aka kanya ikaba yigaruriye televiziyo y'igihugu ishami rya Goma, mu kanya abana ba M23 barabicaye bari kuvuga amakuru, bahita batangariza abaturage uko gahunda zimeze n'uburyo bagomba kwitwara muri ibi bihe. Goma isa nkaho nta muyobozi ifite. Abanyamakuru biripotinge bakomeza akazi ahubwo ari nkanjye nabwo iripotinga agakomeza akazi mwa amani yaje. Nibyo kabisa, ntabwo byoroshye kabisa, ntabwo byoroshye. Murumva ko urugamba isaha ku yindi umunota ku wundi ibintu birahinduka. Hanyuma rero bavandimwe ariko hari n'indi nkuru yavuze ko uyu mugabo yaje kwemezwa ko yapfuye burundu wa FDLR witwa General Omega. Uyu Omega we byemejwe n'ubutegetsi bw'i Kinshasa ko nawe yitabye Imana, yaguye mu ibitero M23 imaze iminsi igaba mu bice bya Minova na Sake. Buriya rero besa baravuga mu matwi ari mu rupfu ntiyumva, ntago yumva. Hari inkuru nahoze nsoma ejo ivuga ko uyu mugabo General Omega, imagine uyu mugabo ntabwo yigeze akora genocide. Uyu mugabo ntabwo yigeze akora genocide. Kabarebe, General Kabarebe Nyakubawa yaramuhamagaye, babasha kuvugana kuri telefone. Aramubwira ati Omega, ese wowe ko tuzi ko mu by'ukuri nta na genocide wigeze ubamo, igihe genocide yabaga uyu mugabo ngo yari, je pense ko yari mu Bufaransa, yari arimo yiga amasomo ajyanye no gutwara indege. Hanyuma ibi byo kuba mu FDLR yaje kubizamo nyuma avuye mu Bufaransa. Kabarebe aramubwira ati va muri Kongo, uve muri ibyo bintu, nta kintu uri guharanira, nta kintu uri kurwanira, nta nubwo unateze no kuzafata u Rwanda yewe. Rero rekana n'ibyo bintu urimo utahe, uze twebwe nk'u Rwanda tuzakwakiriza yombi, tuzakwakira na yombi. Nunakira no kuguma mu gisirikare uzaguma mu gisirikare, nunakomeza kuba umuturage uzakomeza kuba umuturage. Icyo ushaka nicyo uzahitamo, nicyo uzakora.
uzi ukuntu uyu mugabo yamusubije Omega yaramusubije ngo umva nkubwire urumva nzagaruka mu Rwanda ari uko nta mututsi n'umwe ukirubamo uri kumva icyo kintu ati arangije anamubwira ngo se ngo warangije kuvuga urumva ati ibyo abwira general Kabarebe ati ibyo ari byo byose warangije kuvuga sibyo ti niba warangije nyuma y'ibyo byose icyo nkubwiye nta kindi ndenzaho general Kabarebe yahise avuga ko atazongera kumuvugisha yamubwiye ati okay komeza n'ibyo urimo uzabibona none rero ibyo arimo yabikuyemo iki iyo nkuru njye nahoze nyibona iherezo ry'ubuzima nahoze nyibona kuko ngo ari naho general Kabarebe yamubwiye ngo bitewe n'ibyo bitekerezo numva ufite bibi aramubwira ngo umuntu ufite ibitekerezo nk'ibyo ntabwo uzigera utaha ahubwo uzagwa mu mahanga none ikibaye ni iki aguye mu mahanga aguye mu ntambara M23 wanareba ugasanga mu by'ukuri hari abandi bayobozi ba FDLR baje bafashe umwanzuro wo kwitandukanya na FDLR bakaza mu Rwanda bafashweho neza bageze mu Rwanda bakirwa igisirikare cy'u Rwanda bakora n'igisirikare cy'u Rwanda bakorera igisirikare cy'u Rwanda ndetse bagira ubuzima bwiza reba nka generale ajya Rwarakabije generale Rwarakabije mu kuri ntiyagiye ahabwa imyanya myiza mu Rwanda yahabwa imyanya myiza mu Rwanda yakoreye igisirikare cy'u Rwanda nyuma ajya gukora muri gahunda z'amagereza uriya musaza rwose muri RCS navuga ko mu by'ukuri yahisemo inzira nziza mu kuri guhari ntabwo wajya kuvuga ngo urazana amacakubiri nk'ayo nurangiza ngo uzagira amahoro musheha ntabwo ibyo bintu ntibihura ntabwo bihura ngayo nguko rero ayo namwe mu makuru dukomeje kubagezaho umwanya ku wundi agenda acyaracyara ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye mu kuri guhari nk'uko twabibabwiye turabasaba ko mwajya mukora subscribe comment mwakabyaramwe tukimara kubibabwira icyo kintu mujye mugikora kuko ni kimwe mu bidufasha kugira ngo dukomeze gukataza muri uyu mwuga wacu w'itangazamakuru kandi bidutera courage yo kugira ngo ejo n'ejo bundi tuzakomeze kugira gute kubakorera icyo tubagezaho ibintu byiza ni kuri AMTV show ndetse na Gasabo News 24 ikintu navuze ni ikintu cyiza cyane FM nimba ko kunyurwa n'ibikorwa cyangwa se n'ibiganiro tukugezaho icyo tugusaba ni kimwe gusa jyaho hasi ahantu handitse subscribe ukande inzogera uraba ubaye umwe mu bantu biyabonesha kuzajya babona ibiganiro byacu cyangwa se amakuru yacu umunsi ku wundi mu gihe cyose twaproduce ikiganiro gishya ubona notification muri telefone yawe nyine ukamenya ko hari inkuru nshya cyo ukaba wakurikirana ukadukurikirana ikindi twakubwiye nuko nimba wadukurikiranye twavuze ibintu byinshi bitandukanye wigera utavuze jya hasi muri section ya comment usige ubutumwa bwawe dushobora kuba hari amakuru twavuze ntitwayarangiza dusangira amakuru dusangira ijambo uyu muyoboro ni uwanyu uyu muyoboro mubishatse wagera ku rundi rwego yes babishatse ni ukuri aba nibo nimwe baterankunga bacu bakomeye nimwe mutuma tubona ibyo tuvuga ndetse namwe mudutera courage kugira ngo dukataze cyangwa se dukomeze kubakorera aka kazi natwe twikorera mu kuri guhari turabashimira cyane tunabashimira mu by'ukuri hari byagiye bigaragara mu by'ukuri nabonye mu makuru twagiye tubagezaho hari abantu benshi bagiye bakora subscribe mu buryo abasubscribe biyongereye ndetse yewe n'amakomenti menshi muri iriya nkuru twari tubagejeje ku mugoroba live twakoze nabonye mu by'ukuri abantu babyishimiye cyane bavuga bati rwose mukomerezaho aya makuru niyo dukeneye ko muzajya mutugezaho amakuru umwanya ku wundi kugira ngo tubashe kuba informe ndumva rero besa twajyagana ku musozo tugasa
n'abacumbitse ntabwo ari uguhagarika n'abacumbikiye aha gatoya update tubona kugira ngo dukomeze ku updatinga umunota ku wundi amakuru yose ari busohoke turi bumenye ko dufite imboni dufite abakoresponda bari mu mujyi wa Goma n'ubwo communication ngubu mwabyumvise ntabwo byatworoheye cyane ntabwo bimeze neza ara muri Goma wera turaza gushaka n'abandi bari hafi ngo ku mupaka wa Rubavu tubaganiza tubwire situation uburyo muri Kongo bimeze ariko kubw'amahirwe nize ko n'aba ambassadeur bacu tuza kubabona batubwire mu by'ukuri uburyo situation iri aho ngaho muri Goma umwuka wiriwe gute asige tubibagezeho niko bimeze hagati aho ngaho rero reka tube tubaguye tuti bye Imana ibarinde cyane Imana ibakomeze turizera yuko dukomeza kubana namwe umwanya kundi ariko kandi nitwava tutihanganishije abantu bakomeje kuburira babo muri iriya ntambara cyangwa se abantu babuze iyo bajya kuri ubu twaze tubona abantu bandika ko hari abantu benshi bikingiranye mu mazu ariko hagati aho ngaho turizera ko muza kubohorwa mu kanya gato turi kumwe rero nakagaruka murakoze cyane tuvuze ahubwo nk'isaha yose